Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubaye ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ikirere Meteo Rwanda, kigiye kubagezaho ndi Mukazarukundo Clarisse. Tugiye kubagezaho ibyaranze ikirere cy'uyu munsi, turabagezaho iteganyagihe ry'amasaha y'ijoro, iry'umunsi w'ejo ndetse n'iry'iminsi 5 iri imbere, duhereye ku munsi w'ejo. Uyu munsi mu kirere cy'u Rwanda haguye imvura. Imvura yaguye mu turere twose tw'igihugu. Ni nako biteganyijwe mu masaha ya nijoro, kuko mu turere twose tw'igihugu n'ubundi hateganyijwe ibihe by'imvura. Reka turebere hamwe rero ku munsi w'ejo uko ikirere kizaba cyitwaye duhere mu masaha mu gitondo, ndetse tuze kureba no mu masaha yo ku gicamunsi. Turareba kandi n'ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe ko bizaba byitwaye. Ku munsi w'ejo hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira umuyaga mwinshi. Uyu muyaga uzaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 ndetse na metero 8 ku isegonda. Uyu muyaga kandi uzaba uhuha uva mu bice byo mu burasirazuba werekeza mu tundi turere tw'igihugu cyacu. Reka turebe ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo uko ikirere giteganyijwe. Turahera mu ntara y'Amajyepfo. Mu ntara y'Amajyepfo hateganyijwe ibihe by'umucyo mu turere twaho twose, ndetse igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degrees Celsius 15 na 16. Naho mu bice byo mu burengerazuba ho hateganyijwe ibihe by'imvura, kandi mu turere tw'intara y'uburengerazuba yose igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degrees Celsius 12 ndetse na 18, aho akarere ka Nyabihu ariko gafite igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi ugereranije n'ahandi mu gihugu. Mu majyaruguru y'igihugu cyacu ho hakaba hateganyijwe urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba. Igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degrees Celsius 14 ndetse na degrees Celsius 16. Mu bice byo mu burasirazuba nta mvura ihateganyijwe, naho ariko igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degrees Celsius 16 ndetse na degrees Celsius 17. Reka tubagezeho rero bizaranga mu mujyi wa Kigali mu masaha ya mu gitondo. Hateganyijwe ibihe by'umucyo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri degrees Celsius 18. Mu masaha yo ku gicamunsi mu ntara y'Amajyepfo mu turere twaho twose hakaba hateganyijwe imvura, kandi iyi mvura ikazumvikanamo inkuba. Kimwe no mu burengerazuba bw'igihugu cyacu naho hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, ariko igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kikazagera kuri degrees Celsius 27 mu karere ka Rusizi. Mu majyaruguru y'igihugu cyacu naho hakaba hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba mu masaha yo ku gicamunsi, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kizagera kuri degrees Celsius 26. Mu ntara y'uburasirazuba hateganyijwe imvura naho izumvikanamo inkuba, ariko akarere ka Nyagatare niko gateganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru ugereranije n'ahandi mu gihugu cya degrees Celsius 29. Umujyi wa Kigali ukaba uteganyijwemo imvura izumvikanamo inkuba n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri degrees Celsius 28. Reka tubagezeho rero iteganyagihe ry'iminsi 5 duhereye ku munsi w'ejo tariki 18 kugera tariki 22 Ukwakira 2024. Iyi minsi uko ari 5 duhereye ku munsi w'ejo hateganyijwe imvura kandi izumvikanamo inkuba mu turere twose tw'igihugu cyacu. Imvura ikaba iterwa n'uko isangano ry'imiyaga riraho igihugu cyacu giherereye, bigatuma tubona ubuhehere bw'umwuka butuma tubona imvura. Ku munsi w'ejo izuba riteganyijwe kurasa mu masaha saa 11:36 za mu gitondo, rirenge saa 11:54 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, mukomeze kunogerwa na serivisi za Meteo Rwanda.